Amahoro amahoro bwoko bw'Imana God's people, ndabasuhuje abari hirya no hino ku isi, bo basuhuza n'umugenzi wanyu bwoko bw'Imana God's people Anastasi. N'ubundi turi kuri Irera TV1 aho duhurira twiga byinshi bitandukanye mu iyobokamana, twiga byinshi cyane tureba icyo tugomba gukora no kubahiriza mu by'Imana ishaka cyangwa mu byidusaba gukora mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe w'isi. Niho uyu munsi kuri Irera TV1 nk'ubwoko bw'Imana turimo kurebera hamwe n'ubundi kuri ikiganiro cy'uruhererekane, turebera hamwe intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwamuntu kuri uyu mubumbe w'isi, ariho twabonye kwiga ijambo ry'Imana biri muri bimwe byo mu byo tugomba gukora cyangwa mu ntego nyamukuru y'ubuzima bwacu kuri uyu mubumbe w'isi. Rero niho turimo kureba nyirizina ibyerekana uburyo kwiga ijambo ry'Imana ari ngombwa cyangwa ari biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'umuntu kuri uyu mubumbe w'isi. Rero nk'ubwoko bw'Imana duhora dushakisha duharanira kugira ngo turebe icyo Imana ishaka kugira ngo abe ari cyo dukora. Niho n'ubundi ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho usanga n'ubundi intego yacu ari ukumenyekanisha ijambo ry'Imana uko riri nyirizina nk'uko turibona mu gitabo cya Bibiliya, ndetse by'umwihariko tunerekana tunagaragaza inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Wowe uri mushyashya kuri murongo wa Irera TV1 ndagusaba gukora subscribe mu gihe utarayikandaho, n'ubundi kugira ngo tujye duhorana buri munsi twiga Bibiliya, twiga nyirizina icyo Imana ishaka yuko twakagombye gukora. Niyo ntego yacu, tumenyekanisha icyo Imana yavuze, tumenyekanisha iby'Imana ishaka n'ibyo yanga, kugira ngo ubasha kubyumva wese, ubasha kubyiga ahita abishyira mu bikorwa ako kanya, ndetse anabimenyeshe n'abandi, kugira ngo twese tuboneke turi mu murongo w'iby'Imana ishaka. Uyu munsi niho n'ubundi tugiye kurebera hamwe igisubizo cy'iki kibazo. Ikibazo kigira kiti muzi ko tumaze iminsi twiga byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko noneho ndakubaza ibibazo bibiri kuri uyu munsi. Yego, icya mbere, ese kubaha Imana biba mu maraso y'umuntu? Ikindi cya kabiri, ese abantu bubaha Imana? Ese abantu bubaha Imana baba barabyize? Ubwo buryo bubaha Imana baba barabwize cyangwa baba barabyize? Ego, nicyo tugiye kurebera hamwe nyirizina. Wadufasha se Bibiliya ibivugaho iki? Ijambo ry'Imana wowe icyo uzi ribivugaho ni iki? Ese dufashe, nyura muri komenti uduhe inyunganizi, uduhe igitekerezo, cyangwa ufite n'ikibazo wanyura muri komenti ukatubaza. Niho n'ubundi turasanga ubwoko bw'Imana God's people tuboneka hirya no hino ku isi ku bw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Yesu Kristo akimara kwitangira abantu, akimara kutwitangira, akimara kuducungura, akimara gupfa, icyo gihe apfuye ku bw'ibyaha byacu. Buri muntu wese uri ku isi aho yaba aherereye hose, iyo agize kwizera icyo gikorwa yuko ari we wagikorewe, icyo gihe abasha kuba nawe ubwoko bw'Imana, kuba God's people. Rero ubwoko bw'Imana ntabwo bukiboneka mu gihugu cya Isiraheli gusa. Yego, niyo mpamvu ku isi hose tubonekayo nk'ubwoko bw'Imana. Tugiye kurebera hamwe igisubizo cy'iki kibazo. Turareba icyo ijambo ribivugaho, ariko uri mushyashya, dore ko buri munsi twiga Bibiliya kuri umurongo wa Irera TV1, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo duhorane turebera hamwe icy'ingenzi dukwiriye gukora, icy'ingenzi cyangwa icy'agaciro kuri twe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho, kugira ngo dukore icyo ngicyo gikwiriye cy'ingenzi. Turebe icyo ijambo ribivugaho dusubiza ibi bibazo bibiri. Ese kubaha Imana biba mu maraso y'umuntu? Ikindi, ese abantu bubaha Imana baba barabyize? Tugiye kureba igisubizo icyo ari cyo nyirizina. Turasanga ndetse mu Gutegeka kwa kabiri ibice 14 umurongo wa 23 niho havuga hati, kandi uzajya urira imbere y'Uwiteka Imana yawe ahantu izatoraniriza kuhashyira izina ryayo ngo rihabe, kimwe mu icumi cy'amasaka yawe n'icya vino yawe n'icy'amavuta yerayo yawe n'uburiza bw'amashyo yawe n'ubw'imikumbi yawe, kugira ngo wige
guhora wubaha Uwiteka Imana yawe iteka. Hano harimo kutwereka buryo ki kubaha Imana yego cyangwa gukora ibyo ishaka cyangwa kuyumvira biraza guturuka nyirizina mu kwiga, mu kubyiga. Nk'uko ijambo ribitweretse yuko ngo kugira ngo wige guhora wubaha Uwiteka Imana yawe iteka. Urumva, kugira ngo uze kubaha Imana mu buryo bw'igihe kirekire, mu buryo bw'ibihoraho cyangwa mu buryo buhoraho mu kubaho kwawe kose, ni uko ugomba kubyiga. Ijambo niryo ritweretse ngo kandi uzajya urira imbere y'Uwiteka Imana yawe ahantu izaturaniriza kuhashyira izina ryayo ngo rihabe. 1/10 cy'amasaka yawe na yego n'icya vino yawe n'icy'amavuta yerayo yawe n'uburiza bw'amashyo yawe n'ubw'imikumbi yawe, kugira ngo wige guhora wubaha Uwiteka Imana yawe iteka. Ijambo ritweretse nyirizina ndetse ko no mu isezerano rya kera cyangwa mu gihe cy'amategeko ya Mose hari hariho kwiga uburyo bakagombye kubaha Imana. Natwe ijambo ritwereka ko tugomba kwiga buryo ki dukwiriye kubaha Imana mu kubaho kwacu kose. Ijambo ryerekanye ngo kwiga kugira ngo wige guhora wubaha Uwiteka Imana yawe iteka. Kubaha Uwiteka cyangwa gushyira mu bikorwa iby'idusaba bidusaba kubyiga, kubimenya. Mbese ishaka iki? Bisaba kubimenya, kubyiga. Mbese yanga iki? Birasaba kubimenya, urabimenya ari uko ubyize. Rero kugira ngo uze kubaha Imana cyangwa ugendere mu byo ishaka cyangwa kubahiriza ugushaka kwayo, ni uko habaho kugira ngo ubyige. Ntabwo biraza guturuka mu muntu ngo abivukane mu maraso ye, ahubwo biraza guturuka mu kubyiga. Kubaha Imana birigwa, gushyira mu bikorwa iby'Imana ishaka birigwa. Rero nk'uko kwiga ijambo ry'Imana twabigize intego kuri Irera TV1 buri munsi, birakwiye yuko duhorana buri munsi twiga ijambo ry'Imana, twiga kuyubaha, twiga icyo ishaka kugira ngo tugikore, twiga icyo yanga kugira ngo tukireke. Yego, ndagusaba kugira ngo ushake, uharanire buryo ki, uvumbure, ushakishe buryo ki wamenya iby'Imana ishaka kugira ngo abe ari byo wubahiriza nyirizina, ubone uko uyubaha. Ndabashimiye. N'ubundi kuri Irera TV1 wakanda subscribe, tugahora twigana Bibiliya turebera hamwe icyo tukwiriye kubahiriza ku Mana kugira ngo tuzagororerwe ibyo twateganirijwe mu bwami bw'Imana. Yego, rero nk'ubwoko bw'Imana yego duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, ndetse tukongera tukagira akanyamuneza muri twebwe iyo tumenya iby'Imana ishaka tukabishyira mu bikorwa. Kubimenya kwacu, dore ko kubaha Imana no kubahiriza ibyo yavuze ari intego yacu, kubimenya bitutera akanyamuneza kuko twinjira mu mwanya wo kubahiriza ibyo yavuze ndetse n'ibyo ishaka. Yego, ndabashimiye. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Umwami wacu. Murakoze cyane.